urukundo nyarwo rushobora guhindura buri kimwe, ariko ugambana nta munsi n'umwe azigera agera ku ntsinzi ye. nanjye nshobora kuba nka owner of company. Excuse me. Ese Robert haremera gutanga ibye byose kubera urukundo? How do you feel ndi boss wawe? Ariko rero at this moment ntabwo byashoboka. Lucas we kugambana bikomeje gufata indi ntera. Robert siburi nagira nibwo cyagera uvuye ambwiye mugiye kuhajya ngo kuri dine ngo kuki Lucas nabagiye kumvana mu kazi kanjye hano hari imitungo ngomba guhangana nabo. So busy. Okay, nta kibazo. Ndashaka kuguha deal kandi urimo amafaranga ufatika. Kurikira filime Trust No One kuri Analysis TV maze wihere ijisho umva uburyohe bwa sinema. Nagirika ndakuze. Urakuze uciye akenge uzi icyo gukora. Ngomba kugira kwibanga tukabanza tugasoza umugambi wacu ubundi tugashyira mu ngiro ibyo twumvikanye. Kandi nta no kubivukira mu nzu. Tujye tuganirira hanze kuko nta buzi mu nzu. Si impamvu se ngo soye ngagushyira ku ruhande. Ikintu kwirinda kumamagara kuri telefone mbwira ngo bijyanye n'izi gahunda. Oya ushobora kumambura ngo nari ngukeneye hari icyo nashaka kubaza. Si ibintu byo kuvugirwa kuri telefone uramenye? Ndabizi. Uramenye? Buriya ibi nabyo dukoresha by'amatelefone. Naho ubundi muraho neza. Murafande. Konzi ba filime Inzira y'Umusaraba ibintu bikomeje kuba byaryoha cyane. Rero abantu benshi twari tuzi ko uyu musaza yagambaniye ba Iribageza, ahubwo ntago yabagambaniye. Uyu musaza ikintu kimuzanye hano kwa Rugema no kuba yatera Iribageza urushinge rutuma yibuka ibintu byose. Rero Rugema azingo yagambanya n'uyu musaza, kumbe yamuhaye impapuro z'imitungo ya pirate kugira ngo abashe kuba yazagera hano kugira ngo azavure Iribageza yuko nta handi hantu bari kuzahurira kugira ngo abashe kuba yamutera uru rushinge ruzatuma Iribageza yibuka. Rero ibi ni ibintu byiza cyane, ni Imana ibashe kuba yakora ibi bitangaza kugira ngo uyu musaza agere mwa runo rugo. Babashe kuba bashimuta Rugema, babasha kuba bamuzana bamujyana baramutaba. Barangije bamaze kumutaburura uyu musaza abasha kuba yagimitwe n'abakamarade baramucikisha kugira ngo abashe kuba yataha. Ariko byari ibintu bibi cyane kubera ko Rugema yari amaze kuba yatabwa, ariko yaje kuba yatabururwa uyu musaza abasha kuba yamucikisha. Rero kugira ngo acikishwe babanje kuba bajya inama we na kamarade uburyo bazavura Iribageza yuko nta hantu bari kuzamukura. Bajya inama yuko baza kutaba Rugema bakamucikisha, noneho uyu musaza akamucikisha kubera ko ari we dogiteri wa Iribageza akabasha kuba yaza kumuvura noneho yibereye kwa Rugema. Rero Rugema yarabyizeye agira ngo bamuhaye impapuro z'imitungo za original, kumbe byose byari amayeri yo kugira ngo bazabashe kuba bagera hano kwa Iribageza babashe kuba bavura Iribageza. Rero kubera ko ari Imana yabashe kuba yabikora, Iribageza akaba agiye kuba yavurwa akabasha kuba yakibuka. Abantu mwese mwishime ko Iribageza yavurwa akabasha kuba yakibuka ibintu byose, akibuka bamwica ababyeyi. Duhurira aho hasi muri comment mushyiramo amena cyane kubera ko Imana ariyo ibashe kuba yakora ibi bitangaza kugira ngo Iribageza abe yavurwa. Rero ibi ni ibintu byiza cyane. Ese uyu musaza azabikora? Byose tugiye kubitega amaso hano muri no filimi yacu. Tega amatwi mbanze nkubwire buri kintu cyose kigiye kuza gikurikira muri iyi episode igiye kuba yaza, yuko iyi episode igiye kuba yaza nagahebuzo turaza kubona uyu musaza abasha kuba yatera Iribageza urushinge. Rero ni ibintu byiza cyane kuba Iribageza agiye kuba yabasha kuba yakibuka, ariko twabonye ko hari abantu benshi bamufite ishyari. Twabonye ko n'uyu mama Kanyana wamwizeraga noneho mbere akabasha kuba yamushyigikira atakimushyigikiye, ahubwo nawe adashaka ko Iribageza yakibuka. Rero mama Kanyana nawe ibintu atangiye kuba yadukora ntago ari ibintu byiza cyane kubera ko mama Kanyana Rugema ari umugabo we ntago ari kwifuza ko Iribageza yakibuka, kubera ko Iribageza aramutse yibutse mama Kanyana yabahombye umugabo we Rugema, kandi Rugema aramutse Iribageza yibutse Rugema bahita bajya kumufunga yuko yahita yibuka ko ari we wamwice ababyeyi. Rero mama Kanyana nawe ubu agiye kuba yatangira kuba yarwanya Iribageza. Rero ibi ni ibintu bikomeye cyane muri ino filimi. Urumva ko itangiye kuba yagera ahantu haryoshye cyane, kuba Iribageza agiye kubasha kuba yakibuka noneho buri kintu cyose akabasha kuba yakibuka abantu bamwica ababyeyi noneho, ariko afite umugambi mubi wo kuba yakihorera, kandi kwihorera ntago ari byiza mu Rwanda. Twigeze kumva muri episode yashize ngo Iribageza ashaka kuba yakihorera. Rero
ibi bintu byo kwihorera kwa Iribagiza ntago ari ibintu byiza tumushyigikiyemo, ariko twabonye ko Cyusa yari amushyigikiye, rero ntago ari ibintu byiza, bari mu mugambi mubi ba Iribagiza yuko Iribagiza aramutse yihoreye nawe yahita ajya guhanwa n'amategeko. Rero twabonye musaza we arimo amubwira ati u Rwanda rugendera ku mategeko, abantu batwicaye ababyeyi tuzabajyana mu butabera babashe kuba bahabwa ibihano bibakwiriye, yuko aha hantu iyi filime ibashe kuba yagera n'ahantu haryoshye cyane hagiye hashimishije. Twagiye tubonamo ibintu byinshi kandi twigeze kubona ko Iribagiza yari ashaka bari bashaka kuba bamuroga Nyiranambara na Fabiola, bafashe uburozi babushyira mu ntoza muri fanta babasha kuba bawumuha. Rero mushiki wa Rugema yabashe kuba yatabarira igihe. Rero ibi ni ibintu byaranze filime yacu yabashe kuba yarangira muri episode zahise, nibyo bintu ndi kugenda nkwibutsa. Turaza kugera ku noneho ku bintu biri muri episode igiye kuba yasohoka kugira ngo ubashe kuba waryoherwa n'iyi filime, kubera ko ibintu ni byiza. Iribagiza araza kuba yakibuka buri kintu cyose, kubera ko uyu musaza yahagereye igihe hano kwa Rugema. Rero uyu musaza mwari muzi ngo yaragambanye, ntago yigeze agambana, ahubwo yari ari kugira ngo azabone uko avura Iribagiza neza. Rero uyu musaza imipango ye igiye kuba yacamo, nubwo yanyuze mu buzima bugoye, agiye kuba yaca mu buzima bugoye kugira ngo abe umuzamu kwa Rugema, kugira ngo azabanze ahamenyere, kugira ngo azatere uru rushinge Iribagiza bizaca mu nzira zikomeye cyane, yuko Iribagiza ntago azi uyu musaza. Ibintu rero biraza kuba byagorana, kandi uyu musaza yari abashije kuba yazana umuti Iribagiza, ariko uyu musaza ntago Iribagiza arabasha kuba yamwizera, kubera ko ari umukozi wa hano kwa Rugema nyine. Iribagiza araza kuba yamubona nk'umukozi, ntago biraza kuba ari ibintu byiza cyane, kubera ko uyu musaza araba asa nyine nk'umukozi. Ntago Iribagiza rero arizera ko yamutera uru rushinge yagira ngo agiye kuba yamuhohotera. Rero ni ibintu biraza kuba bigoranye cyane kuba uyu musaza yabasha kuba yatera urushinge Iribagiza, ariko bizarangira arumuteye. Ba kamarade bazamugira inama bamubwire ko ari we bohereje uyu musaza, rero ise wa ba kamarade. Kandi Iribagiza ikibi ntago azi uyu musaza. Uri kumva ko ari ibintu biraza kuba bigoranye cyane kugira ngo Iribagiza abashe kuba yabona uyu muti wa kabiri uzatuma yibuka. Rero nimba ubashe kuba wagera hano kuri uno munota, reba iryo jambo ryanditseho subscribe, ubanze urikandeho, nurangiza ukande kuri ako kantu ka like, ujye muri comment utangemo ibitekerezo byawe yuko iyi filime ibashe kuba yagera ahantu haryoshye. Kandi twagiye tubonamo abandi bantu bagiye bazamo bashyashya b'intwari, nk'uyu mushiki wa Rugema yabashe kuba yakora igikorwa gikomeye cyane, kuba Iribagiza atabashije kuba yanywa buriya burozi. Mushiki rero wa Rugema yamugiriye inama ikomeye cyane, amubwira ko atazongera kuba yafata ibintu Nyiranambara na Fabiola bamuhaye. Ibaze nawe kuguha ikintu ngo dusangire ikintu kandi bo batari kukinywa, akaba ari wowe ukinywa wenyine. Uri kumva ko Iribagiza ntabwo yari yarebye kure. Iribagiza rero namara kuba yafata uyu muti wa kabiri, urumva ko ibintu biraba bimaze kuba byaryoha cyane. Namara kwemera uyu musaza ko ari we muganga we, urumva ibintu biraba bikomeye cyane. Kandi twibuke neza ko uriya musaza yitanze, akora ibishoboka byose, ashaka kuba yagambana na Rugema. Abantu benshi mubibona gutyo mubasha kuba mwabifata nabi, kumbe yari ari kugira ngo abashe kuba yavura Iribagiza. Urukumva ko rero uriya musaza wacu ari ibintu byiza abashe kuba yakora, kubera ko agiye kuba yaturyohereza filimi hano hantu tubashe kuba twagera. Uri kumva ko iyi episode iraza kuba irimo ibintu byiza cyane biraza kuba byayiranga. Turaza kuba twareba abandi bantu bafite ishyari Iribagiza kugira ngo atabasha kuba yakanguka, ariko Iribagiza ntabyo azi. Rero Mama Kanyana nawe twamaze kumubonamo ko nawe yahindutse undi muntu, atari umuntu wa mbere wari usanzwe, atari umuntu wakundaga Imana nk'uwo tuzi. Rero mu bintu byose dukora tuzajya tubanza twiyambazemo Imana, kubera ko ari idushoboza byose. Mama Kanyana uri kumva ko amaze kuba yareka Imana, kandi Imana niyo ishobora kuba yagukoresha ibintu byose, nk'uko igiye kuba yakoresha uyu musaza Papa Kamarade, akabasha kuba yatera Iribagiza urushinge, akaba yemeye kuza akaba umuzamu kwa Iribagiza kugira ngo azabashe kuba yabigeraho. Rero ni Imana ibira irimo ikora ibitangaza, Imana ibirimo ikora umurimo wayo. Nimba nawe ubona nawe hari Imana ufite ibasha kuba yagukorera ibitangaza ukabasha kuba wahinduka, jyaho hasi muri comment wandike amena, kubera ko Imana ibashe kuba yakora igitangaza. Uyu musaza akabasha kuba yagera hano kwa Iribagiza, akabasha kukwemera agaca mu buzima bugoye, akaba yemera, akaba agiye kuba umuzamu wa Rugema. Uri kumva ko rero ari Imana ibirimo ibikora, ikaba ikora ibintu byiza cyane, ikaba ikora imirimo itandukanye. Rero nawe hari ubugiye waba ufite ikindi gitekerezo waba ushaka kuba wadusangiza, ukaba ushaka kuba wafasha abantu ku bijyanye n'ijambo ry'Imana, wandika hasi muri comment kugira ngo abantu bazajye babasha kuba bakumva yuko comment zacu zibasha kuba zasomwa n'abantu, kandi natwe turaza kuba twabona igitekerezo wabashe kuba watanga, yuko ibitekerezo bizima tubasha kuba twabisoma, cyangwa ushyiremo ama emoji y'umutima nimba tubashe kugenana kuri uyu munota, ukaba ukunda Imana, ukaba ugeze kuri uyu munota. Jya
aho hasi muri comment ushyiremo amayemoji y'umutima kugira ngo turebe ko twari turi kumwe n'abantu kugera kuri uyu munota. Nurangiza urebe iryo jambo ryanditseho subscribe ubashe kuba warikandaho nimba urimo uraribona, kubera ko Imana ikora imirimo ikomeye cyane nk'iyo igiye kuba yakora iribagiza. Nawe nimba ubasha kuba wakizera Imana, jya utanga ubuhamya aho hasi muri comment uvuge ibintu Imana yagukoreye, yuko Imana ikora imirimo myinshi igiye itandukanye, kubera ko na hano iribagiza ibashe kuba yamukorera imirimo myinshi igiye itandukanye. Ariko ntabwo twakirengagiza ibindi bintu byaranze iyi filimi, amasomo agiye akomeye cyane twabasha kuba twakigira muri ino filimi Inzira y'Umusaraba. Hano hantu tubashe kuba twagera, twabonyemo ibintu byinshi bishobora kuba byatwigisha ibindi bintu, yuko uriya mushiki wa Rugema ntago yumvikanaga na iribagiza, ariko uri kumva niwe wabashe kuba yamurokora akamukiza uburozi yaragiye kuba yanywa. Rero mushiki wa Rugema twamushimira cyane yuko yabashe kuba yaba intwari cyane hano muri ino filimi. Nawe gira umuntu ubasha kuba wabera intwari kugira ngo ubashe kuba wamukiza ibibi, ubashe kuba wamuha ijambo ry'Imana abashe kuba yaryumva, kubera ko n'uyu mushiki wa Rugema abashe kuba yaba intwari akabasha kuba yakiza iribagiza. Uri kumva ko akoze ikintu gikomeye cyane, kandi twabonyemo n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Twabonye ko Nyiranambara na Fabiola noneho bakajije umurego bavuga ati nihadapfa musaza wa iribagiza arapfa iribagiza. Uri kumva ko bafite imigambi mibi, kandi ahangaha ho ni Satani iri kuba yabakoresha, kubera ko batazi ibyo barimo barakora, barimo baragambira ikintu kibi. Nimba ubashe kuba wakizera Imana ugatokesha Satani mu izina rya Yesu, jyaho hasi wandike amena, kubera ko Imana ibashe kuba yakora ibitangaza ikabasha kuba yakiza iribagiza uburozi yaragiye kuba yanywa, kubera ko aha hantu tugeze ibintu bikomeje kuba byaryoha cyane kuba yarushaho. Iyi filime yacu rero Inzira y'Umusaraba, reka tuzajya tuyikurikira twiyambazamo n'ijambo ry'Imana kugira ngo tubashe kuba twafata amasomo yacu neza. Hano muri filime Inzira y'Umusaraba baba baduhaye amasomo menshi abasha kuba yakiza umuntu, abasha kuba hari umuntu yabasha kuba yafasha, kubera ko ibi bintu bakina hano muri filime Inzira y'Umusaraba bibasha kuba byabaho mu buzima busanzwe. Rero nimba warahuye nabyo mu buzima busanzwe, jyaho hasi muri comment ubashe kuba wakandikamo igitekerezo cyawe cy'uburyo wagiye uduhe ubuhamya mbega cy'uburyo wagiye ubaho mu buzima busanzwe, ibintu waba waraciyemo bibi ubashe kuba wabisangiza abandi kugira ngo nabo batazabasha kubicamo. Tubwire n'inzira wenda ushobore kuba waranyuzemo kugira ngo ubashe kuba wakizwa, wongere uhinduke umuntu muzima, wongere uve mu bibazo wari urimo, kubera ko Imana yabashije kuba yagufasha ikagukura muri ibyo bibazo wari urimo, ikabasha kuba ikugejeje aha, kubera ko iyi filime nayo ibasha kuba yatwigisha amasomo menshi agiye atandukanye. Nimba ubasha kuba wayikurikira, hari amasomo agenda atambukamo udakwiye kujya ucikwa. Rero abantu mukunda kurebera amashusho gusa mutareba filimi, ibintu amasomo ibiri gutanga, ingingo runaka ibiri gutanga, abo ntago tukiri kumwe, kubera ko Imana yabashije kuba yahumura amaso abantu babasha kuba baza bakareba iri jambo tubasha kuba twavugiramo hano, amasomo tuba twakuye hano muri filimi Inzira y'Umusaraba. Rero niyo mpamvu ubona abantu bagenda bakanda subscribe ku bwinshi, bamaze kuba basobanukirwa ikintu kibera hano muri filimi Inzira y'Umusaraba, tubasha kuba twakibagezaho. Kumva ko iyi filimi iri kugenda irangwa n'ibyiza byinshi, kubera ko iribagiza namara kuyakanguka noneho ibintu bigiye guhita biba byiza kurushaho. Abantu benshi rero muri kwibaza finali yayo ahantu igiye kuba yagarukira. Rero abantu nimba mushaka finali yayo, mujye muri comment mubashe kuba mwavuga ko mushaka finali nayo umuntu azayibagezeho vuba vuba, kugira ngo ibintu bizabashe kuba byihuta, kubera ko iyi filimi yacu Inzira y'Umusaraba hariho abantu benshi badashaka ko twazayirangiza, kandi ibashe kuba yagera ahandi hantu haryoshye ku rundi rwego rwiza rushimishije. Niyo mpamvu iyi filimi iguma iryohera abantu babasha kuba bayikurikira, bakavuga ati bakomeze badukore izindi season. Niyo mpamvu dukomeza kuba twabakorera filimi kugira ngo mubashe kuba mwaryoherwa. Abantu rero muyikunda mujye hasi mubanze muyigaragaze. Nimba uri no mu Burundi uzamure idarapo ryawe ryahuri, yuko abarundi turabizi bakurikira iyi filimi. Jya ujyaho hasi muri comment nimba uri hanze y'igihugu uzamure idarapo ry'ahantu uri, kugira ngo tuzajye tubasha kubona ko hari n'abandi bantu bo hanze babasha kuba badukurikira. Abarundi bo nabonye barimo barabikora neza muri ino minsi, kubera ko bari gushyira idarapo ryabo hejuru muri comment. Abarundi rero umuntu akomeze kuba yabashimira kubera kuzamura idarapo ry'igihugu cyabo aho hasi muri comment. Nawe nimba uri mu kindi gihugu utari mu Rwanda, zamura idarapo ryahuri, kandi niba nawe uri mu Rwanda ubashe kuba warizamura nimba ubishaka, kubera ko ibi bintu ni byiza cyane, kubera ko iyi filimi ibashe kuba yagera ahantu hashimishije cyane. Ariko namwe mwige umuco wo kuzamura amadarapo yanyu muri comment z'abandi bantu, kubera ko byari byiza cyane, kubera ko bigaragara noneho ko dushyigikiwe n'abantu bacu, kubera ko bari abantu b'ingirakamaro. Nimba nawe ubasha kuba wadukurikira uri uw'ingirakamaro, rero jya ugerageza utangemo igitekerezo cyawe, kandi nubona ikintu kitabashe kuba cyagushimisha ubashe kuba wagiteraho comment kugira ngo tubashe kuba twagikosora. Ikibazo ubonamo hano ubona ko kigubangamye ubashe kuba wagikomantingaho, kugira ngo umuntu abashe kuba yakibona agisubize, ntukabonemo
ikibazo ngo ubyihererane kandi byagakwiye kuba byakemurwa. Rero ni ibintu byiza cyane kuba utanga ibitekerezo byawe. Muri ino filimi twagiye dukuramo amasomo menshi agiye akomeye yagufasha mu buzima busanzwe, no kuba wamenya Imana byo byonyine biba bihagije kugira ngo ubashe kuba wakomeza ubundi buzima turi kumwe. Icyo uba usabwa ni ukuba wakanda subscribe hano kuri ino channel ukabasha kuba wasobanukirwa buri kintu cyose utabashe kuba wasobanukirwa muri filimi Inzira y'Umusaraba. Tuba duhari hano ngo tubashe kuba twagusobanurira buri kimwe ubona kitabasha kuba cyagenda neza n'ikigenda neza, ukabasha kuba wakitubwira kugira ngo tuzajye tubasha kubana noneho ibintu bimeze neza, tubasha kubana turi kumwe n'abandi bantu, noneho tubona ko hari abantu baba badushyigikiye kuri iyi minota tuba twakoze, kuri uyu munota tuba twakoze, ukabasha kuba wahagera uzajye utanga igitekerezo cyawe kugira ngo tube tureba ko hari abantu baba bahari baba barebye izi video koko yuko tubasha kuba twatanga ibitekerezo, inyunganizi. Hano nimba nawe ufite inyunganizi ushobora kuba waduha, jya muri comment ubashe kuba wayiduha kubera ko inyunganizi yawe ibikenewe hano kuri ino channel.